nshuti yanjye ndagira ngo unyumve neza untege amatwi. Agaciro k'ubuzima ufite uyu munsi, agaciro k'ubuzima ufite ntabwo ugakesha amafaranga utunze, agaciro k'ubuzima ufite ntabwo ugakesha bizinesi utunze. Ese niba koko agaciro k'ubuzima tugakesha amafaranga dutunze, inyoni ko zidahinga zibaho zite? Ubuzima buva he? Ese abo tubona basaze baba mu muhanda ko nta mafaranga bagira babaho gute? Ese igiciro cy'ubwo buzima, cy'uwo mwuka uhumeka, cy'ubwo buzima ubayeho, ese ujye ugitekereza? Ujye ugitekereza ngo utekereza agaciro k'ubwo buzima ufite uyu munsi? Bavandimwe bene data, ese agaciro k'ubuzima, iyo tuvuga agaciro k'ubuzima ukumva gute? Habaho ijambo gucungura ubuzima bw'umwana w'umuntu. Bibiliya ivuga ngo iki? Biravuga mu gitabo cya Yohana 3:13 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kugira ngo ubuzima bwacu bugire umutekano, bugire value, nuko hari uwemeye kubambwa, nuko hari uwemeye guterwa imisumari, nuko hari uwemeye kwitwa umwami w'abayuda, nuko hari uwemeye gutukwa agashinyagurirwa. Abo yakirije abana, abo yakoreye ibitangaza, baravuga ngo nibabambure Baraba babambe umwami. Ndagira ngo wumve iki kintu, agaciro k'ubuzima ufite. Hari uwemeye kubambwa kugira ngo ube ugihumeka uyu munsi, hari uwemeye kubambwa kugira ngo ibyo byose urimo ugeraho ubigereho. Ntabwo ibyo wabigezeho kuri par accident. So bamwe twabitekereje uko twishakiye, tubifata uko twishakiye. Ndagira ngo nsome ikindi canditswe, Yesaya 53:4 aravuga ngo nukuri nimba zacu nizo yishyizeho. Bya bintu byari bikuremereye yabishize kuri we, bya bintu byakubuzaga amahoro yabishize kuri we, yemera kubyikorera kugira ngo nge nawe tubabarirwe, kugira ngo nge nawe tubone ubuzima, kugira ngo nge nawe tubone amahoro. Oh come on, tumva nezerewe kubwira ijambo. Yemeye kubabara ku bwawe, yemeye kubabara ku bwanjye, yemera intimba zacu zose azishyiraho. Imibabaro yacu niyo yikoreye. Afata umubabaro wawe, afata ubugumba bwawe, afata ubukene bwawe, afata ibyo byose byakubujije amahoro, arabyikorera abishira kuri we. Yemera kubyikorera, yemera kuremererwa kugira ngo nge nawe tubone ubuzima, kugira ngo nge nawe tubone amahoro. Twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, ahetamishijwe n'imibabaro. Ibi bintu ndagira ngo mubyumve neza. Sometime igituma dukora ibyo dushaka tutazi agaciro k'ubuzima. Bamwe dutekereza yuko ibi byose, dutekereza yuko yakubiswe n'Imana, dutekereza ko ari igihano yahawe, ariko si igihano yahawe, ahubwo biriya yabikoze ku bwanjye, ku bwawe. Yabikoze kugira ngo tubabarirwe, yabikoze kugira ngo tubone ubuzima. Agaciro k'ubuzima ufite uyu munsi nuko hari uwemeye kubambwa. Agaciro k'imibereho ubayeho uyu munsi nuko hari uwemeye kubambwa. I don't know, sinzi situation y'ubuzima urimo, sinzi imibereho urimo, sinzi ibyo urimo urakora uyu munsi, ariko ikintu cyose urimo urakora. Bamwe batekereza yuko amafaranga batunze ariyo yabibagejejeho, ariko turabazi benshi batunze amafaranga ariko uyu munsi mushobora guhura asaba igiceri cy'ijana. Turabizi Bibiri ivuga ngo iki? Ngo Imana niyo yonyine icisha bugufi abishyize hejuru, igashyira hejuru abicishije bugufi. So twebwe rero twatekereje ko yakubiswe n'Imana, twatekereje ko ari cyo gihano yahawe, ariko si igihano yahawe. Yabikoze ku bwanjye nawe, yabikoze kugira ngo tubabarirwe, yabikoze kugira ngo tubone amahoro, yabikoze kugira ngo nge nawe duhinduke abana b'Imana, tubabaragwa bo mu bwami bwa Data. Umurongo wa 5 uravuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yacumitiwe ibicumuro byacu, ibyo nacumuye, ibyo wacumuye. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, gukiranirwa kwacu niko kwatumye ashenjagurwa, arababazwa, arabambwa, aratukwa, arakubitwa, yambara ikamba ry'amahwa, yemera kwambara urubindo. Ibyo byose yabikoreye gukiranirwa kwacu kugira ngo tubabarirwe, tubabarirwe ibyaha by'ababyeyi bacu bakoze, tubabarirwe ibyahahise, ibyabasogokuruza bacu bakoze. Ibyo byose yabikoze kugira ngo nge nawe tubabarirwe, tubone ubugingo buhoraho. ngo kandi igihano kiduhesha amahoro
cyari kuri we. Bivuze ngo amahoro dufite uyu munsi si uko dutunze amafaranga, ariko iri jambo riranejeje. Amahoro dufite uyu munsi si uko dutunze imodoka, amahoro dufite uyu munsi si uko dutunze amabizinesi akomeye, amahoro dufite uyu munsi si uko hari icyo twagezeho kurenza abandi. Amahoro dufite ni igihano yahawe, ni umubabaro we, niwo waduhesheje amahoro. Ntabwo twari kubona amahoro, ariko twabonye amahoro kuko yemeye kubambwa, twabonye amahoro kuko yemeye kujya ku musaraba. Bivuze ngo agaciro k'ubwo buzima nuko hari uwemeye kujya ku musaraba. Ntabwo ari ayo mafaranga utunze aba expired, ararangira. Uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni, mu gitondo ugasanga uraguza 1000. Uyu munsi ushobora kuba ufite imodoka, ejo ugasanga urasaba rifuti. Ushobora kuba ufite business ikomeye cyane, ibe ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rw'isi, ariko mu kanya gatoya ishobora kuba expired, ariko igifite agaciro ni ubuzima. Ibyo byose ntushobora kubigeraho udafite ubuzima. Ubuzima dufite none tubukesha Imana, amahoro dufite none tubukesha uwemeye kubambwa, ngo kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Buri munsi adukirisha imibyimba ye. Iyo ducumuye adukirisha imibyimba ye. Iyo tugiye kure ye atugaruza imibyimba ye. Bivuze n'iki nshaka kuvuga muri aya magambo? Niki nshaka kuvugira agaciro k'ubuzima. Ubuzima dufite uyu munsi ntabwo ari uko hari ibyo dutunze, amahoro dufite si uko hari ibyo dutunze, kubera ko ibyo byose bibaho kuko dufite ubuzima. Turamutse nta buzima, ibyo ntibishobora kubaho. Tubaho rero kubera yuko twahawe ubuzima, tubaho kuko hari uwemeye kubambwa. Ntabwo tubaho kubw'ibyo dutunze. Ibyo dutunze biba expired, birarangira. Ibyo byose bizarangira, ibyo byose bizarangira ubona imbere yawe, kuko ni benshi batunze amazu meza ariko uyu munsi batakiyatunze. Ni benshi batunze amabizinesi meza ariko uyu munsi batakiyatunze. Ni benshi batunze amamodoka meza ariko batakiyatunze. Jya umenya agaciro k'ubuzima. Agaciro k'ubuzima si ibyo utunze, agaciro k'ubuzima n'uwemeye kubambwa. Ujye umushima, umuhimbarishe ibyo utunze. Reka mbabwire, nta kindi kintu dufite cyo kwirata. Ntuzirate ubutunzi ufite, ubwo butunzi buba expire. Ntuzirate akazi ufite, ako kazi kaba expire. Ntuzirate imodoka ufite, imodoka iba expire. Uzirate uwemeye kubambwa, uzirate uwemeye gushenjagurwa, uwemeye yuko kujya ku musaraba ukababarirwa, nkababarirwa, ukagira ubuzima, nkagira ubuzima. Uzajya utekereza neza, ese uyu munsi hari sitasiyo y'umwuka iba mu rugo iwawe? None uwo mwuka uhumeka uturuka hehe? Ibi bintu bitekereze neza. Umwuka uhumeka uva hehe? Ese ninjoro iyo uryamye hari abasekirite ushyira ku gipangu cyawe? Kandi twabonye n'ababashyize ariko bakanga bakibwa. Ariko utekereze, uwemeye kubambwa akemera kuzira ibicumuro byacu kugira ngo njye nawe tubabarirwe. Niyo mpamvu dukwiriye kuvuga ngo njye nawe twarababariwe kubwo uwemeye kubambwa. Twirate imbabazi ze, twirate urukundo rwe, twirate ko yemeye kutwitangira. Nicyo kintu cyiza tuzaba dukoze mu buzima. Imana ibahereze umugisha. Shalom.